Reka mbasuze rero inshuti bakunzi mudukurikira, reka rero mbifurize kugubwa neza muri gahunda murimo zitandukanye, ndetse mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi twabateguriye ku mavuta y'inka. Abenshi ntabwo tuzi umumaro wayo mu mubiri wacu. Uyu munsi rero tugiye kubirebera hamwe, turi akamaro k'amavuta y'inka. Amavuta y'inka ubundi ni isoko mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amavuta y'inka mu ndimi z'amahanga bayita bière mu gifaransa cyangwa beta mu cyongereza. Mu kinyarwanda bamwe bayita ikimuri, abandi bakayita ibirongi. Aboneka bahereye ku mata y'ikivuguto, aho bayacunda haba mu buryo bwa gakondo cyangwa bakoresheje imashini zabugenewe, noneho hakavamo ya mavuta. Nubwo amavuta y'inka kubera kutaboneka hose ashobora gusimbuzwa marigarine, nyamara ntabwo bingana umumaro cyane ku mavuta y'inka kuko yaba ari umwimerere. Aha rero wakwibaza akamaro k'amavuta y'inka ku buzima bwacu ni akahe? Amavuta y'inka ni isoko nziza ya vitamine zinyuranye. Iy'ingenzi twavuga ibamo ni vitamine A. Iyi ikaba ifitiye umubiri wacu akamaro kanini cyane, nko gutuma tureba neza, kandi inatuma umubiri wacu ukora imisemburo ukeneye ku gipimo cyiza. Uretse ibyo kandi habonekamo vitamine D, E na K. Iriya vitamine K twabonye hejuru ibamo n'iyizwi nka vitamine K2. Ikaba ari vitamine iboneka gake muri ibyo kurya by'uruzungu byateye. Ikaba ifatiye runini umubiri wacu. Ifasha umubiri wacu mu kuyungurura calcium iwurimo. Kuyibura bitera indwara zinyuranye nk'indwara z'umutima, kanseri n'indwara zo kuribwa amagufwa ku mungo. Twongereho ko iboneka mu mavuta y'inka zagaburiye ubwatsi gusa. Amavuta y'inka ni isoko y'imyunyungugu inyuranye. Ni nka manganese, chrome, zinc, umuringa na selenium. Selenium by'umwihariko ivana imyanda imeze nk'uburozi mu mubiri. Ikimuri kinabamo iodine. Twibutse ko selenium ahandi wayisanga ari mu ngano zikiri zose, atari izagizwe ifarini. Ikimuri ni isoko y'ibinure byuzuye. Ibinure byuzuye saturated fats mu rurimi rw'icyongereza, ubundi byamaze kuboneka ko bifasha mu kurwanya cholesterol mbi, kandi bigafasha umuntu guhaga vuba iyo ari kurya. Bigafasha umubiri gukoresha ibinure wifitemo, bikarwanya umubyibuho. Ikindi kandi bifasha umubiri kurwanya mikrobe, ndetse bikanatuma igogorwa rikorwa neza. Twibutse ko cholesterol mbi ari nk'ingesi mu mitsi y'amaraso, kuko ituma ifungana bigatera umutima gutera nabi. Ibirunge biringaniza ibinure bya omega 3 na omega 6. Habamo rero aside izwi nka arachidonic acid. Ikaba ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko, uruhu rwiza, ndetse bikanafasha mu ikorwa ry'imisemburo irwanya kubyimbirwa. Amavuta y'inka kandi cyane cyane aya zazindi zitunzwe no kurisha gusa, kuko conjugated linoleic acid iyi izwiho kurwanya kanseri kandi ikarinda umuntu kuba igifufumange, nyine kumva ubyibushye nta mbaraga, ahubwo ukaba ukomeye. Habonekamo kandi liposphingolipids. Ni ibinure bizwiho kurinda igifu n'amara gufatwa na mikorobe zinyuranye. Uretse mu mavuta y'inka no mu rukoko ruboneka amavuta y'inka gusa, n'ahandi wasanga ikizwe nka Wilson factor. Ikora nk'umusemburo, ikaba igira imimaro myinshi. Irinda kubyimba no kuribwa mu ngingo, kimwe na rubagimpande. Ikindi niyo ituma calcium ijya mu magufa aho kwigira mu ngingo, kuko iyo ibayemo nyinshi bitera indwara y'imitsi. Twamaze kureba ibyiza by'amavuta y'inka ndetse n'ibibi iyo wakoresha amavuta y'inka atarayaturutse ku nka zirisha. Aho wakwibaza ati se amavuta y'inka akoreshwa ate, cyangwa se nayakoresha gute? Ubundi mu bisanzwe amavuta y'inka araribwa,
nyuma yo kuyatunganya uyavanga n'ibyo kurya bimaze gushya bishyushye ubundi ukabirya. Amavuta y'inka kandi barayisiga. Kuyisiga bituma uruhu ruba rwiza kandi rukoroha, ndetse kuri bamwe andi mavuta yananiye akenshi ay'inka kuyisiga birabafasha ayandi mavuta yakunaniye. Icyitonderwa, nubwo amavuta y'inka ari meza, kuyarya unayavanga n'ibindi birimo amavuta menshi nka avoka, marigarine, mayoneze, ifiriti n'ibindi si byiza kuko binaniza igifu cyawe. Aya mavuta tugura atunganyijwe, banza urebe niba barerekanye ko yakuye mu mata y'inka zitunzwe n'ibyatsi gusa, kuko mu bihugu byateye imbere inka nyinshi zitungwa n'ibindi, bigatuma ikimuri cyazo kitaba cyujuje ubuziranenge. Ikindi, umwana utaragize imyaka 5 si byiza kuyamugaburira kuko umubiri we uba utaragira ingufu zo kuyatunganya ngo akuremo ibikenewe gusa. Uburyo bubiri ushobora gushakaho amavuta y'inka: gucunda amata y'ikivuguto cyangwa se ukabika urukoko ruza hejuru igihe utetse amata rwazaba rwinshi ukarucunda. Tugiye kureba uko wabona amavuta y'inka ucunze amata y'ikivuguto. Fata amata y'inshyushyu menshi bitewe n'amavuta ushaka, ukajya uyabuganiriza mu gisabo akavuriramo, akaba ikivuguto nyine. Waba utagifite ugakoresha ijerekani, ariko ntabwo bikoreka neza nk'igisabo. Amata abuganijwe mu gisabo cyangwa mu ijerekani amara iminsi 3 utegereje ko avura. Iyo amaze kuvura urayacunda akazamo amavuta. Iyo amavuta amaze kwitandukanya n'amata, wumva amata yabaye amacunda, yoroshye yabaye nk'amazi. Iyo urangije gucunda, ushyira ibishishwa by'ibigori bisukuye neza cyangwa ikirere cy'ingabo mu munwa w'igisabo cyangwa se akajerekani kugira ngo usuke amata mu byansi cyangwa mu bikombe. Amavuta agasigara mu gisabo cyangwa mu kajerekani. Amavuta uyakuramo ukayashyira mu kintu gisukuye wateganyije. Rero hano none tugiye kureba uko wabona amata ubitse urukoko. Kambabwira uko wabona amavuta ubitse urukoko. Uko uteka amata buri munsi, hari urukoko ruza hejuru. Ufata urwo rukoko ukarukuzaho ikanya, warangiza ukarushyira mu gasorori keza gafite isuku uba wateguye. Buri ko utetse amata ukarukuraho, urukoko ukagenda ukarushyira kuri rwa rundi wabitse. Uko amavuta y'inka uyakuramo impumuro yayo. Hari abantu benshi batinya kwisiga amavuta y'inka ngo kubera ko ashobora kubangamira abandi bantu bayisize, ariko hano ngiye kubabwira uburyo ki wakuramo iyo mpumuro ukajya uyisiga ku buryo nta muntu ushobora kumva ya mpumuro y'amavuta y'inka. Iyo ushaka amavuta yo kwisiga adafite impumuro ya mavuta y'inka rero, ufata utwatsi bita umwenya ukadusekura ukabitekana n'amavuta. Amavuta akayenga. Utu twatsi watubona mu isoko, hari aho baducuruza henshi. Iyo amavuta amaze kuyenga yahiye neza, uyashyira none mu gikoresho gifite isuku, akaza guhora akongera agafata ukajya uyisiga nta kibazo. Ubundi buryo rero ushobora gukoresha igihe udashaka amavuta yawazamo utwatsi tw'umwenya, hari wenda bishobora kubangamira. Ufata agashami k'umwenya ukakanaga mu mavuta yamaze kuyenga, kakamaramo nk'iminota 3, noneho ukongera ukagakuramo amavuta akiri ku iziko, akaza gufata nyuma afite impumuro y'umwenya ariko utawubonamo. Ibyo nabyo byagufasha. Amavuta ushobora kuyasiga abana bato, aba meza. Aba imyaka yose baba bafite aba ari meza kuri bo, ariko utayabagaburiye ko twabonye ko uri munsi y'imyaka 5 aba atari byiza. Cyangwa se nawe ukayisiga ubwawe ko atuma uruhu rugira itoto rukaba rwiza mu maso, ndetse no ku bantu bakuru ntacyo bitwaye. Nshimire mwese twabanye muri iki kiganiro, mbifuze kugubwa neza aho muri. Mbibutse ko gukora subscribe, like, share na comment, mukomeza gushyigikira channel yacu kugira ngo tujye tubagezaho n'ibindi bitandukanye mwifuza. Ushaka kutwandikira muri comment bitewe n'icyo ushaka ko tuzaganiraho. Bye bye.